Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikirana muri ahantu hatandukanye, mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi, Imana ibahe umugisha. Nongere nkwibutse ngo ukore subscribe wowe utarayikora, nawe wayikoze ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ariko ntiwibagire gukora ku nzogera kugira ngo igihe cyose twaprodinze video nshyashya ujye uhita ubona notification. Uyu munsi nkuzaniye ibintu 8 bizakubaho igihe uzaba urya igitunguru. Tugiye kurebera hamwe ibyiza 8 wasanga mu gitunguru. Igitunguru ni cyiza cyane, ariko ababizi nabo ni bake. Abazi ko igitunguru gishobora gutinza izabukuru ni bake cyane, kandi ko gishobora no kugufasha kugabanya ibinure bibi bya cholesterol n'ababizi ni bake. Hari ibintu byinshi byiza bituruka ku gitunguru. Uyu munsi rero tugiye kukwereka ibintu 8 bitangaje ku gitunguru. Ese waba uzi ko igitunguru kivura kuribwa mu matwi, kikagufasha kugabanya imiburu cyangwa se ibiheri byo mu maso? Ibyo se wari ubizi? Ngwino ubane nanjye kugira ngo umenye byinshi kandi byiza bituruka ku gitunguru. Icyambere, igitunguru cyirukana impumuro mbi. Ibinyabutabire bitandukanye bigaragara mu gitunguru bituma kigira ubushobozi bwo kubasha kwirukana imyuka mibi cyangwa se umwuka unuka. Ushobora kwibaza uti se byagenda gute, se wagikoresha gute kugira ngo kirukane uwo mwuka? Fata igitunguru cyangwa umubare w'ibitunguru bitewe n'ibyo ubashije kubona, ubikatagure, nurangiza ubitereka ahantu hahandi hari impumuro mbi. Ibyo ngibyo ubireke ku minota 10 kugeza ku isaha 1, kugeza aho cya gitunguru kiraba cyamaze kugira ubushobozi bwo kugenda gikurura wa mwuka utari mwiza. Ahangaha tugeze ku cya kabiri. Igitunguru gituma amaraso arushaho gutembera neza. Ibinyabutabire bitandukanye bigaragara mu gitunguru, aho twavugamo nka fibre cyangwa se ibindi binyabutabire bitandukanye, ushobora gusanga mu gitunguru bituma kigira ubushobozi bwo kuba cyafasha amaraso yawe gutembera neza. Ahangaha iki gitunguru kigira uruhare mu gutuma amaraso arushaho koroha, agatembera neza mu mitsi, akagera mu nguni zose z'umubiri. Hari abakunda gukoresha uburyo bwo gufata igitunguru bakagitunganya neza, hanyuma bakagikatagura, bakagishyira mu mazi y'akazuyazi cyangwa se amazi ashyushye, ukuzuza mu kirahure, warangiza ugapfundikira iminota 15. Nyuma yaho ukaza kugotomera ya mazi. Ayo mazi aragufasha, atuma amaraso yawe atembera neza mu mubiri kandi akaba yoroshye atavuze. Icya gatatu, igitunguru kigufasha gusinzira vuba cyangwa se niba ukunda kubura ibitotsi, igitunguru biratangaje cyane kumva yuko cyagukemurira icyo kibazo. Igitunguru kiri mu gutuma ubasha gusinzira vuba. Ese wabigenza gute? Fata igitunguru cyawe ugikate, ukihumurize hagati y'iminota 5 kugeza ku 10. Uko ugenda wihumuriza urekeraho. Igihe ukunda guhura n'impumuro y'igitunguru, ushobora gutandukana burundu no kongera kujya ubura ibitotsi cyangwa se gusinzira. Igitunguru cyagufasha kutagira amaguru abyimbye cyangwa se ibitsi bibyimbye. Ushobora kwibaza uti se nabigenza gute? Uzafate igitunguru ukinombe, numara kukinomba cyangwa se ugifate ugikamure, ya mazi avuyemo ugenda uyatsirimisha hahandi ubona habyimbye, yaba ari ku murundi, hehe hose aho ubona habyimbye, ufate ya mazi wakamuye mu gitunguru uyahatsirimisha, cyangwa se ufate cya kibumbe cy'igitunguru ugende utsirima. Tugeze kuri 4. Igitunguru gishobora kugufasha kuvura uduheri duterwa n'umuriro cyangwa se tuza ku munwa bitewe n'uko wagize umuriro.
Ibinyabutabire bitandukanye bishobora kugaragara mu gitunguru bituma kigira ubushobozi bw'uko ushobora kugifata ukagitsirima cyangwa ugafata umutobe wacyo ukawusiga hahandi haje uduheri. Uwo mutobe uwufashe ukawusiga aho hantu wagize udusebe twatewe n'uko wagize umuriro mwinshi, bishobora kugufasha kuko utwo dusebe twatewe n'umuriro dukira vuba. Si ibyo ngibyo gusa, muri icyo gihe ufite udusebe ushobora kwifashisha igitunguru ukirya kenshi. Igitunguru ufite uduheri watewe n'umuriro, kwa kundi umuntu agira umuriro mwinshi akazana uduheri ku munwa cyangwa ibisebe, ushobora kwivura urya ibitunguru byinshi bikagufasha gukira utwo duheri, cyangwa se ugafata umutobe w'igitunguru ukawusiga kuri twa dusebe. Tugeze kuri 5. Igitunguru cyagufasha kudapfukagurika umusatsi. Abantu bake cyane nibo bazi yuko igitunguru gifite ubushobozi bwo kuba cyagira uruhare rwo gutuma imisatsi yawe irekeraho gupfukagurika. Haba ku bagabo cyangwa ku bagore, ibinyabutabire bitandukanye bigaragara mu gitunguru bifasha umusatsi kongera ireme no gufata neza uruhu. Umuti se wawukora gute? Ufata igitunguru, umutobe wacyo ukawuvanga n'umutobe w'igikakarubamba. Ibivuyemo ushobora kubifata ukabisiga mu mutwe wawe hahandi ubona hari ikibazo cy'uko umusatsi uri gupfukagurika. Igitunguru uzagifata ukinombe cyangwa se ugisye, umutobe uvuyemo uzawuvanga n'umutobe w'igikakarubamba, hanyuma ugenda usiga hahandi ubona umusatsi uri gupfukagurika. Tugeze kuri 6. Igitunguru kigufasha guta ibiro. Ibitunguru byibitsemo ibinyabutabire bitandukanye bifasha umubiri gukoresha neza icyo twita metabolisme, itwibutsa ko ari uburyo umubiri ukoresha ibiwinjiramo byose. Igitunguru rero gituma umubiri wawe ubasha gukoresha ibyo wariye n'ibyo wanyoye, gituma umubiri wawe ubasha gutakaza ibiro by'umurengera cyangwa se kutabika bya binure bidakenewe bizakuviramo ibiro utifuzaga. Umuti wawukora gute? Wagufasha kunanuka. Ushaka kwibaza ngo umuti nawukora gute wamfasha kunanuka nifashishije igitunguru? Fata igitunguru cyawe ugishyire mu kirahure cy'amazi, nurangiza ubishyire mu mazi bibiri, bimara iminota iri hagati y'4 n'5, ubundi ubikuremo ubishyire muri blender ubisye. Nyuma yaho fata ya mazi yari ari mu bitunguru uvangemo andi mazi ibirahure 2, ubwo birahita bihinduka ibirahure 3. Uwo mutobe uzajya unywa ikirahure ku munsi, kimwe buri munsi. Nyuma y'ukwezi uzaba utangiye kubona itandukaniro cyangwa se kubona impinduka. Ngaho abifuza guta ibiro nababwira iki? Nimugerageze amahirwe. Tugeze kuri 7. Igitunguru gifasha mu kurwanya umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ni indwara ihangayikishije abantu benshi ku isi, yaba abayirwaye ndetse n'abayirwaje. Igitunguru cyifitemo ibinyabutabire bitandukanye bituma amaraso atembera neza mu mitsi yose nk'uko bikwiriye. Niba amaraso yatangiye koroha agatembera neza, bivuze ngo umuvuduko uzagenda ugabanuka. Urumva ko igitunguru kiri mu bintu byagufasha gutuma ugira ubuzima bwiza. Tugeze ku cya 8 ari nacyo cya nyuma. Igitunguru gifasha mu kurwanya imiburu cyangwa se ku bantu bafite ibibazo byo kurwara imiburu, ushobora kwifashisha igitunguru mu kurwanya imiburu, cyangwa se igihe ubona ugiye kurwara imiburu, usiga umutobe wacyo ahantu haje imiburu cyangwa se ahantu ubona umuburu wari ugiye kuza. Gifasha kurwanya amamikrobe atandukanye ashobora kwinjiramo. Igitunguru cyagufasha kurema uruhu rwiza ndetse no kutarwara imiburu. Inshuti zanjye, bavandimwe, ngibyo ibintu 8 bitangaje bituruka ku gitunguru.
ushaka kugira amagara mazima, ushaka kugira uruhu rwiza, ushaka kugira umusatsi mwiza, ushaka gutandukana n'indwara z'umutima no kutagira amaraso atembera neza mu mubiri, ngaho koresha igitunguru. Ku ifunguro ryawe ntukabure igitunguru. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Niba ukunze video yacu, ntugende udakoze like, udateye na comment.